umutima wawe wuzuye ishavu n'umubabaro, ndakwinginze fatanya nanjye gusenga rino sengesho. Kingura umutima wawe maze dusabe Imana yuzuze mu ihumure. Reka dusenge. Mwami w'ijuru n'isi, Data wa twese, ni wowe Mana utunganye mu mirimo yawe yose, uzi ibyihishe mu mitima y'abantu bose. Ndi imbere yawe uyu munsi nk'umwana uje gusanga se. Uransobanukiwe, umfitiye impuhwe, kandi umenya byose, ukananyumva naho abandi batanyumva. Ni wowe uzi umubabaro wanjye wose, ni wowe uzi imibabaro yanjye yose. Nta wundi nigeze mbwira byose uko biri, kuko rimwe na rimwe amagambo ashira mu kanwa kanjye akayoyoka mu kanwa kanjye, ariko wowe Data uramenya niyo ntavuga. Umenya aho ibibazo byaturutse, aho byanyuze n'aho bigeze. Uranyumva niyo ndira ntavuga, ni wowe utekereza ibyo amarira yanjye avuga. Iyo ntuje ntavuga, wumva umuvugo uremereye uri mu mutima wanjye. Ntabwo nshobora kwihisha imbere yawe, kuko uri Imana ireba mu bwihisho, ikumva n'ijwi ryo mu mutima. Hari byinshi bishengura umutima, ibikomere byatanzwe n'inshuti, amagambo abangamye nakiriye, ubusumbane n'akarengane, imihangayiko y'ejo hazaza, kubura urukundo no kumva ntacyo maze. Hari ibituma numva ndi kure yawe, ariko igihe cyose nzibuka ko wowe uzi byose, umutima wanjye uzaruhuka. Wamenye kuva kera, wanteguye kuva kera, unzi kuva nkiri mu nda ya mama, unyobora no muri iki gihe cy'amarira. Hoya ntabwo njya ngutungura, kuko sindi impanuka imbere yawe. Rimwe na rimwe numva ashaka kurekura byose, ariko ijwi ryawe riranyibutsa ngo sinzagusiga, sinzagutererana. Iryo ni ijwi ry'ubugingo, rinyongerera imbaraga. Mbabarira aho nataye kwizera, aho nashidikanyije ku rukundo rwawe. Umunaniro w'isi n'imitwaro y'ubuzima byagerageje kunzimiriza icyizere cyanjye, ariko ubu ndagarutse imbere yawe n'umutima ushishimuwe, usaba imbabazi, ugusaba kongera gukomezwa. Nubwo imibabaro yanjye isa n'idafite iherezo, nizeye ko ufite umugambi mwiza kuri njye, umugambi wo kuntunganya no kumpumuriza, umugambi wo kunyurana nanjye mu mibabaro yanjye, nk'uko wanyuranye n'Abisirayeli mu butayu, nk'uko warinze Hana ubwo umutima we wari wuzuye amarira, nk'uko wasanze Dawidi mu buhungiro. Mana yanjye, ntabwo nkeneye ko abantu bose bumva ibyo ndimo. Icyo nkeneye ni uko wowe umbamo, umfashe unkomereza imbere y'ibi byose. Nizeye ko amarira yanjye atabura agaciro imbere yawe. Uzi ko imibabaro yanjye atari ubusa imbere yawe, ahubwo ni urugendo ruganisha ku bwiza uri kuntegurira. Mwami Yesu, uri inshuti y'abababaye, utera intege abacitse intege, uzura ibyiringiro aho byashize, ntaho nagera utahazi, kandi nta rwobo rw'umwijima rutuma itabaza ryawe ritansanga. Ndakwinginze, nyibutsa buri munsi ko ntari njyenyine.
ko ntasigaye inyuma mu bwiza bwawe. Nyibutsa kuri Imana ijya imbere yanjye, irinda inyuma yanjye, kandi ihagaze hagati mu rugamba rwose. Ni wowe uzi imibabaro yanjye, ni wowe uzi, ni wowe ushyira hamwe n'ubugingo bwanjye kuva mu gitondo kugera nimugoroba. Izina ryawe ni ubuhungiro bwanjye. Ndagushimiye kuko nubwo ntarabona igisubizo cyose, nizeye ko wumvise isengesho ryanjye kandi ko uzansubiza uko ubyumva neza mu gihe cyawe cyiza. Ndatuje kuko ndi mu biganza byawe, ndahumuwe kuko imbabazi zawe zinzirikana, ndanyuzwe kuko wowe wumvise amarira yanjye. Icyubahiro n'ikibi cyawe Mwami, kandi izina ryawe rishyirwe hejuru. Isengesho rikugereho, iri sengesho rikubera umubavu guhumurira neza. Amen. Niba wumvise iri sengesho hari icyo rikoze mu mutima wawe, andika uti amen. Usingizwe Data wa twese. Amen.